Kamukasenye uburyamye byamye muri iki hakuno kaba kigeze urandeba siki nakubwira n'utamwanije musabye ngiye ndakwicira ukumva uri kumva tujyanye n'iki kijyanye n'ubuzima bwawe n'ubu ntabwo nzi izina ryawe ntabwo nzi guturuka he ntabwo nzi nta kintu na kimwe nzi ntabwo nzi ngo na shakira famille yawe sinzi niba unayifite mana yanjye ko kubuje munsi ndamushakira he handi koko ko napereje aho yari yagiye muri apartment ko twamubuze hano hose ko nazengurutse ntayisinzira suje musariho mana yanjye serapesi twabimenya. Bakunzi ba filime nyarwanda twabazaniye filime nziza cyane Love or Die. Nitwa Tuse. Urupfu rusigira umuntu waba rudashobora gukira. Urukundo rusigira umuntu rwibutsa udashobora kwibagira. Urukundo rw'iki gihe ntabwo rusaba nyine ngo umuntu ngo bari kugaragaza ibikorwa, bisaba ko unavuga ukabwira umuntu nyine ko umukunda akamenya. Urayisangamo abakinnyi b'ibyamamare batandukanye. Ukuntu umeze uko Kevi namutse nkundanye nawe ndi kwisimukuruza. Kevi, I'm not lying. Like urabizi neza ko hano simba ni gushakisha ariko bamugeze ukuri man nubwo naba ari ku kazi konyine gasige ntabwo nakifata nje kuba akajyana. Wait, kwajyanye mu ntebe habaye sinakubwiye wari umuntu akomeye. Kwiki uri kunkorera bino bintu? Why you doing this to me? You know what? Manje, I love you. Wowe ukundana na mushiki wanjye, fata ibyawe byose usohoke utahe. Waje mu kazi ntabwo waje gukundana, sibyo? Kevin yimye urukundo Tuse nawe yimye urukundo Dolen. Ibise bizarangira gute? Sasa Shabyaga sinanga. Bro, I said yes. Wow, congratulations. So, sweetheart, let's talk. Babe. Nyarukira kuri YouTube channel y'Ijwi rya Diaspora aho muzajya musanga filime z'urukundo zitandukanye tuzajya tubagezaho kuwa mbere no kuwa gatanu. Kamukasenye uburyamye byamye muri iki hakuno kaba kigeze urandeba siki nakubwira n'utamwanije musabye ngiye ndakwicira ukumva uri kumva subira ngaho teye umugere nawe uri kumprofita kuko wanziritse nzirikura gato mwere wangira utese ubu ntayo nganzirikura urebe nyine icyo ngukorera ntacyo nagukora ndaziritse ubu nonaho hako uziko nta n'ubwenge ugira umuntu wameze gutya yaza akajya amashakaga ameze gutyo rwanzira ahantu uri byonyine uze nimba uzagukura somesha ku mazi inyota iranyishe ufite inyota asama nyine tega soma umwungu ngaho mwesamo ingwa nyine wamaye amazi yo asama umwe nyine yakurikira hagiye stena amazi koga kagatinde gusa James ari hehe vuga se James ari hehe wowe James ari hehe tumva imbere kumaze amasaza yenda muhebye siwe muri muramurira amacakuje uciriye none ndaje ngutwike Adeline ndamukaniziriko wize rwose uzahikura niko wowe ko uzahikura wowe ukubura yuko nazahikura nkufitemo inkwe nkeya cyane kubera ko James ajyaga guhamagara shiri konyine niko konyine mfitemo skuru kumbaza bakuniga nganyije kusikuru kumbaza ubuti wowe wanyamanzwa nzakwereka ukora kubita shawe ariko ntabwo natanga kubita akanya ndakwibikiye ngiye kukubabaza wowe ubwawe uzavuga ntakubajije ibyo nyine n'aha hantu wanzanye urako ndi guseseramo nabyo uzabyishyura wanjishiwe
umeze ute? Umeze neza? Asana. Uzaniye agakombe. Kugenda biza umutwe n'ubwonko. Mbese turakina gutera. Turakina gutera. Ntabwo ukoma, ntabwo ugakunda. Ntabwo ugakunda. Nta kibazo. Gerageza ibyo. Turashyushye cyane. Nese umeze ute? Umeze neza? Ubu ngubu savana. Umutwe biragenda bisa neza. Asa kuko amaraso azashyira kamwe. Ewe. Ni menshi. Ese kuko nta kintu uri kwibuka na gito? Nta kintu kimwe uragerageza kwibuka? Igikoma kirashyushye cyane. Reka mbanze nkihera agakoma, ibindi buriya tuzagenda tubimenya uko iminsi yicuma. Yesu. Kararyoshye, sibyo? Isukari. Imisukari myinshi. Ariko uretse ko nawe ukeneye isukari reka. Ukeneye isukari. Kugira ngo ugarure n'imbaraga, sibyo? Ngana ikintu, sibyo? Akirisha. Musore mwiza. Isukari. Ariko se tugiye gucyanga? Mazi. Do. Please. Mbabarira ikintu sibyo. Umugati wawanze. Ngo ntabwo nguryo ngo umugati urimo muzanira urimo isukari ngo isukari. None se urashaka ko hano kiramo umuntu? Ihangane sibyo? Mbabarira pe. Tazananuka ejo ntabwo n'umuryango wawe ugasanga barimo barakumbaza ngo nakugize nte sibyo? Ihangane ndakwinginze. Atsinda. Wow. Kandi ndakuzana n'ibiryo. Ndagutekera inyama. Ntabwo ukunda inyama? Si ukunda inyama? Ariko se ko mukanya twari turi guseka nkaba mbona nazi ukuntu. Ako ukuntu uri mwiza. Ukuntu igisa cyiza. Please. Urimo ikintu gikoma. Akira. Dusangira ariko. Okay. Akira nawe. Akira. Ahubwo kuki nashyize mu itasi kuki nakoresheje igikombe gisanzwe kuko ino tasi iri kunyweka niba ndi bashyire hehe maze muzeho gato sibyo? Hano ni iwawe? Hano ni iwanjye yego ariko ubu ni iwanyu sibyo? Iwacu? Yes, wafata nk'iwacu nyine sibyo? Ye nande? Wowe nande? Jyewe nawe. Turabana hano? Yego turabana. Ni bibi? Oya. Umva wishimye? Umwana mwiza. Nawe umwana mwiza. Ngaho mbere umwana mwiza muri iki gikoma sibyo? Kakano. Akira nakanga cyangwa ya Nisi ndarwaye. Ni wowe murwayi. Yeah. Kararyoshye. Yes. Kararyoshye cyane. Wakoze. Nawe urakoze kukinywa.
sibyo yes uzakira vuba none se kuko n'ubu ntabwo uragerageza kwiyumvamo akantu na gato wumva wibuka nta muntu wibuka nta zina wibuka baguhamagaraga nta kintu oh my God. Okay. Yeah. Kozi. Ihangane ndakugaruye gatoya. Utuye muri zikaritsiye? Yego. Kuri apartment yitwa New Vision Apartment. Yaranda niho ntoshye. Hari umuntu uri gushaka kwereka. Uyu musore umuzi. Ndabona nawe nzi muri makaritsiye kandi niho ntoshye. Ntabigeze ubona? Mbese bakubwiye yuko atuye inahangaha? Urumva yari yaje gusura abantu. Turamubura ariko buriya nyine n'umuntu w'umugabo ntacyo rakoze. Nta nimero ya telefoni yiwe se ufite ngo we wamuhamagara? Nimero ye ntabwo iriho ariko ntacyo ubwo nenda kubaza niba waba umuzi ariko nta kibazo wenda waza kubaza n'abandi bantu. Sawa. Oya uba witonze gatoya ari umuntu ugiye kuba mvugisha ndaje. Umva utuye muri karitsiye se ndakubwira. Tuyemo cyane. Ntabwo uri kugenda nk'umuntu Oya nta kibazo umuntu ari kuvugana nawe. Nenda kubaza umusore hari wigeze mbonera? Muri no karitsiye. Ntabwo muzi. Ntabwo nzi wumva ko ari umuntu waguzemo. Wapi. Karitsiye nyituyemo cyane. Hangane n'umukwe kuri telefone. Oya nari bimwe. Ariko urakoze kandi nawe. Sawa. James urihe kuko Mana yamwishyura ndapfuye none. Betty zanira amazi yo kunywa. Mana yamwishyura zuba ryose amanywa yose amajoro sinsinzira. Polisi ntabwo yaramubuze. Sara kozi gende niba ntacyo mfite cyo kuvuga. Ndaba mfite amagambo yashaka kuvuga. Mana yanjye ko kubuje munsi ndamushakira he handi koko ko napereje aho yari yagiye muri apartment ko twamubuze hano hose ko nazengurutse nkayisinzira
suje musariho mana yanjye usarapfese twabimenya hako byamera kose zeraza ahantu ari numva umutima wanjye ubinyemeza mana ndakwinginze urinde musaza wanjye ntako ntagize iminsi yose maze muhiga naramubuze mana we kanizere ko akiriho Irandi mboye konze. Nziza ariko. Shambona ndayikunda cyane. Mbona yihoza make. Ira story ni muri story zaranze ubuzima bwanjye. Ya mbona bari gukina mose. Story yawe se. Akoreka tuyiye. Never mind, if just story nta kibazo. Ahubwo biyumva tungo. Shavuga uri kugenda biza. Ntago umutwe ukindya cyane. Kare n'igisebe kitangiye kuma. Bisa nkaho bitangiye kuma, cyenda kuma. Bizagenda biza. Gusa sinzi uburyo nzagushimira. Ari n'ikibazo. Ntabwo neza ko habaho abasamariyakazi. Ubwo abasamariya ni abantu bameze bate? Wa muntu muri Bibiliya ntabwo umuzi ufite umusamariya ufashije umuntu wari ufite ibibazo. Okay. Gwanda ntabwo nari mbizi. None se nta kintu urumva mu mutwe wawe ngo wumve nta kintu uribuka? Ikintu se ikintu kijyanye n'iki se? Kijyanye n'iki? Kijyanye n'ubuzima bwawe. N'ubu ntabwo nzi izina ryawe, ntabwo nzi ngo uturuka he, ntabwo nzi nta kintu na kimwe nzi. Ntabwo nzi ngo nashakira famiye yawe, sinzi niba unayifite. Famiye? Sinzi ubwo nyine wasanga nyifite. Ariko nyine ntabwo ndi kwibuka neza. Tanari kuzafata umwanya tukajya mu masengesho cyangwa tugahamagara abakozi b'Imana bakadusengera, ukagerageza ukibuka wenda sinzi wasanga dusenze hari icyo byagufasha ukanibuka. None se kuko ibintu ni iki? Nabyo birashoboka ariko nzi ko nakomeretse. Uretse iki kintu ufite ahangaha cyerekana ko wagize ikibazo gutyo, ubundi abantu bajya bavuga nagushimye umunsi rwose ntukuri. Ariko byibuze ubu nafite ikintu neguza nkavuga ni numubona namubonye ameze nabi, ubu hano afitemo igikomere. Ntabwo washimutse neza, ntabwo wamuhoteye. Nagushimuse neza. Wampaye aho kuryama, wangaburira, mbese buri kimwe cyose urakimfasha. Ibyo sara ko nagushimuse neza. Nta muntu bashimuta neza. Reba n'agateleviziyo nta kibazo, urangaburira ibyo ushaka. Gusa abo bantu ubundi baba baje baturutse. None baje kumfata bata urwana Theo yawe nimureke. Anigwanirira. Nakurwanirira ta. Ko nawe arangwanira. Thank you. Twizere ko Imana izabikora.
ikintu wibuka kubona famiye yawe usanga ufite na famiye nziza warakuze birashoboka ese wumva warabikunze bino bintu cyane kuba turi kumwe ko warahuye n'umuntu nkanjye nkakwitaho wumva ubikunze cyane pe nubwo twagumana nyine paka no no uriya ni uko utari wagira ikintu wibuka wasanga n'ibibuka famiye yawe zizahita wumva uyikumbuye cyane sinzi ariko ninyira wenda nzakira gishima Imana rero wasanze narasaraye ubundi ndavuga nkakumena umutwe ntabwo ari kuza gisinzi Betty Karamaderi na Komabu harikoye umusiga witabira ati yakora gusura bivunanye nuko tabizi raga izuba riba muri urugo Ese niwe pasta. No kabaye nk'umudamu. None se mbure byose. Sayimba. Tujya barindikishamo. Ubu ugeraho ukabajijisha bari kwicuperereza. Hari igihe bizacamo vuba. Bizacamo isezerano ry'Imana se ko yaribwiye. Jyugumye senga. None se nana kuri hano. Ndahangaha nyine nani ubone kaze mutungure nyine nsanganga. Nisigaye wa. Yizwe mbanga. Wa mudamu waho se ubwo mbona nko mumeranye gute? Wa mudamu se. Yaragiye cyabanga. Baratandukanye na musaza. Ubu niyo mpamvu ndi kubona rwose wisanzuye umeze neza akanyamuneza mu maso. Free rwose ahangaha. None hinzo yabaye kare kare sinakubesha wabaye umuzungu. Hari umeze neza ariko. Imeze neza. Ewe. Mbonye koro yawe ndavuga ati imbere hano. Bazi ko bimeze. Ameze neza turashima Imana, amahoro Imana yaturiyeje. Simaze igihe tutabonana rero. Maze igihe uri mu biterane madamu yarambwiye. Twarakwitanye mu isoko arimo haha. Nanjye tunaje kugura umwana makuru yarambwira ngo maze iminsi mu biterane mu ntara. Tumaze igihe turi mu mavuta mu ntara twaragiye za Gicumbi. Kubera ivugabutumwa ntabwo biba byoroshye. Rero nubwo nari ngeze hano rero ntabwo ndi butinde. Ntabwo utinda. Bizi se. Maze Betty yaratetse nziko tuje gusangira. Komara yaje ntabwo ninda ko mfite akazi kenshi. Mfite akazi kenshi. Ndashaka kugenda nzenguruka Rwanda rwose ngenda nsenga Imana. Tubyutse. Ariya ni umuhamagaro mba mfite ndimo kugira ngo ubutumwa bwiza bw'Imana bugere hose. Yani turi gutegura igiterane kizahuza abanyarwanda n'abandi bo hanze bose kugira ngo twumve uko Imana ishaka. Niyo mpamvu rero ntagomba gutinda. Ndumva rero sindumva twasenga. Gusenga ni ngombwa cyane. Iki cyose gusenga. Siko numva usigaye umeze nk'aho wahindutse. Ikibazo. Ese gusenga ni ikibazo?
aya ntabwo ari ikibazo ariko nyine mujye mucisha nyine munaruhuke. Oya ntabwo iyo uri muri iyi si ubuhoro ugomba usenga kubera ko nta na rimwe ntabwo urageraho umwanzi adabasha kurasa. Yes, ukiri muri iyi si rero ntabwo wabaho udasenga gusa waba uri iki ugomba kuba usenga. Ubwo udasenze Imana haba ari ibindi wizeye cyangwa se usenga. Ya niyo mpamvu tugomba gusenga ntabwo nasigara no gusengera ngo bibaho. Reka rero dusenge. Turagushimira Imana yacu, tugushimiye kugira neza, ugira neza bugacya bukira. Mwami nsenge Rabe menikide sante no karebo vokia. Ora bemenikide sante sheri gloriance abeni manga sheri bariva. Mu izina rya Yesu. Adeline, umeze neza? Meze neza kibazo, meze neza mbana na Betty twenyine, nta wundi muntu uba muri uru. Oya, ndagira ngo nanze gusomere iri jambo ry'Imana. Sinzi impamvu umwuka wera ari imaye. Abaroma 8:8. Abaroma 8:8 haravuga ngo erega burya abari mu gutware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Iri jambo babenikira sanfa no akasani mango sheri gloriance. Mba mubwire hano muri inzu wakoreyemo iki? Umva ndabyuka nkasasa nkakoropa tugateka agenda tukirira rusiko tuba turi twenyine undi twera. Imana zariba uri kumbeshya. Ndikubona hari ikintu Imana inyeretse. Asikwetse ibiki kandi none nkubonye uri ahantu umeze nkaho uri kuzirika umuntu.